Kunde wajyane wowe. Teta, niyihe migambi yawe ufite? Ahubwo wowe niyihe migambi ufite? Nguhaye gasopo, uramenya utanyitambika. Kagira inkuru. Ahubwo wowe nguhaye gasopo. Umunsi wanyitambitse uzambona. Uraseka. Teta uri gukirigita inkuba. Wowe uri gukirigita intare noneho. Wintunga urutoki. Reka tubirebe. Wintunga urutoki. Reka tubirebe. Mbona inyawe nturimo. Kabigaseka nk'akeza koko. Ariko subwoko. Ubu uyu mwana wanjye azaba watse pe. Ubu agiye kugira ba mukase babiri. Azapfa pe. Ni intambara itoroshye. Ariko none mva ngufite inkuru mwana ishobora kuzi reka nkubwire. Ariko inkuru za zijyanye n'iki? Reka nkubwire. Kandi nkubwire ubyumve ko ngiye kukubwira ikintu kiri seri. Yeba mwana ishobora byose ntabwo ibi bintu gishobora kubyihanganira. Sisi urapfuye. Njyewe? Hoya ni njyewe none ndi kubwira. Habaye iki se kandi? Mwana ihoraho mu ijuru. Sisi reka nkubwire. Uru rugo ni urugumamo uzarusohokamo uri umurambo. Narabivuze cyane pe, ibyo byo ndabizi. Yeba mwana ishobora byose we Sisi. Ubu se wakiyumvisha ibintu numvishije ku mugabo wawe. Papa Gwiza, reka nkubaze ntabwo ujya wumva ku maradiyo wumva umugore n'umugabo bicanye, umugabo agafata umugore agatema umugore we? Cyane da. Yewe disi nibyo bigiye kugukurikirana nawe biragushyikiye. Nicariye ngaramye. Anyica? Ndabizi pe ntiwambeshya kandi ndabizi uvugisha ukuri. Uri mumuna wanjye nkunda nawe urankunda ndabizi. Ntabwo wambeshya. Si ibi navuze? Birabaye da. Ngewe namwiyumviye. Amahane yawe umushiha wawe ugira ku mwana w'abandi aragutema do. Uziko ari byo? Wakisohoke hakiri kare waje tukajya mu rugo. Niyo mpamvu yaje ntamvugishe akancaho. Kumba ari mu mugambi wo kuntemagura. Yego nyagasani. Ngewe numvishije ari gupropose ibintu bibiri. Kuba bajya mu muhanda ugiye guhaha bakakunyuzaho ikamyo ikagusyonyora. Uri kunyumva namwiyumviye. Sisi namwiyumviye. Avuga njye Mama Gwiza. Umuntu wamubyariye umwana? None se ninde mugore wundi afite wamubyariye umwana w'ishyano mu rugo? Cyangwa wenda niranda babyaranye. Ubu se unaniwe ngewe naniwe gutandukanya wowe n'undi wo hanze ari kuvuga. Narabyumvishije. Dore no muri dushe mu gitondo yabyutse abivuga. Ngira inama rero ndabizi ko inama zawe ari nziza. Nkoze iki rero? Ngende? Reka nkubwize ukuri singiye kukubeshya. Bakatari amagara barahaha. Igo pe. Sohoka muri iyi nzu wigendere. Uriya mugabo atarakutema. Kuko migambi numvishije afite uriya mwana ntutamuzira kandi ntiwanamukunda ngo reka burya mwana wundi abishya imponda rwose. Ntabwo wamukunda Sisi kandi koko umwana w'ishyari nanjye sinamukunda. Yewe ntabwo nakunda umwana w'umuzanano. Se wawe wagikunda ute? Ihambira ube wigiriye mu rugo sibyo? Nise uzasigara hano? Naba masigara se kumara iki? Tuzajyana. Tugende pe, tugende kuko yewe nyine urabizi ko n'ubundi nubwo nari naje muri gahunda zawe nashobora kutamanuka ngo njye mu rugo
nkomereza bya bindi byanjye bya hoteli ndi kwiga nkabirangiza ubundi nkazaba ngusanga mu rugo. si ibintu ari byo nyamara uyu mugabo koko nkwiriye kumuhunga naho ubundi azanyica pe. Ni amakuru ufite ahubwo dupange turebe uburyo tuzasohoka hano kandi tugasohoka nta n'ikintu cyangiritse. nkamusigiye imitungo ukamva aho kibera icyohe. Imitungo si maziki, imitungo iruta ubuzima bwawe. Iwanyu ntabwo dutunze nta na kimwe tubuze. Usi nzatwara umwana ako si uko ko yantema usi koko yakwemera ko bangonga ariko yabyemera. None se niba bubabaza akaguha uburibwe bungana gutya sibyo akakuzana undi mwana ubwo urumva ari urukundo. None se urumva ari urukundo gukunda noneho wakwereka no hari ikintu nabitse ntigeze mubwira wakwereka ibyo akorera mu biro ye babumbwira mana we mfite byinshi nzi ariko ndakurabura nka mwene mama ushaka ureke tumanuke iwacu ntacyo tubuze uri umugore mwiza wabona n'undi mugabo umwana umwe wabyaye ntabwo ushobora kubura umugabo sibyo reka twimanukire tugende uyu mugabo urakurikirana imitungo n'ubundi nta mahoro uzayigiriramo nta byishimo nta mafaranga kiguha mba habe nyaheruka nyikija muri uru rugo kandi yatangiye kumbarira uzatinya umugabo utangiye kubara akabara n'igitungo uretse ndaje nkwereke ibintu mbwengeye kubitekerezaho koko bitekerezaho ahubwo shyira mu ngiro ariko baranakasati ibishwi biragwira mana sohoka ndugemo shamana ntago nitaye ngo twonse ibere rimwe ndarusigaramo kubera ubugoryi bwabugira. Injira. Kula bite byawe? Sawa boss. Akazi biragenda? Biragenda nta kibazo. Basi niba bigenda ni gute uriya mugore w'umusazi yinjira muri ofisi yanjye ko aza komanga urugi kubita ko yishakiye wagiye he? Nabonye aza ahita yinjira. None se ntabwo mubonaga? Nta rutuntu nari mpugiyemo. Ariko uza uruzi mbura ngo rutuntu wowe ugiyemo nta kindi kintu ushinzwe urumva ugomba controllinga ukareba ubu se nzashyiraho kamera zizajya zinsinyara abantu baje ahangaha ntuse akazi kawe ukora kaba kamaze iki wowe umaze icyanga siko naza ntura urugi kaciye ese kazabura kagucaho uri se ubwa mbere muri ibyo bintu ubushize uri weka skandale yabaye ahangaha none umugore arahaje kuro ibi ni ibiki koko twumvikane rero n'ikindi gihe uriya mugore ntazongere kwinjira muri ofisi yanjye urumva nakubwiye ngo jya uza ubanza umbaze urumva cyangwa se unerefone mbwira ko ari umuntu ushaka urumva uriya mugore ndakwiye n'ikindi gihe ntibizongere kubaho wabyumvishije bya bikoresho mwamaze kubipakinga neza birangiza ariko icyo kintu nizere ko ugishyize mu matwi yawe ucyumvishije genda birangize ntuze gutaha utamaye raporo ukuntu byose mwamaze kubipanga sawa genda mu kazi kawe umva ngwino hano nayo nibagiwe shaka kugutuma mu rugo hari dokima zanjye narayisizeho nimugoroba natanye nimugoroba kandi nkeneye ku buryo bwihuse ugomba kujya mu rugo ikindi kandi ugomba gutangira kumenyerana na madamu kubera bizi gahunda dufitanye nawe urabyibuka? Ndabyibuka. Kugireho nyine umusuhuze umubwire ko nari ngutumye ari dokima waje gufata mu rugo hanyuma nyine ujye umenya gahunda nk'uko nabikubwiye ndabyibuka cyane. Okay noneho usoza turiya tuntu wari urimo uhita ufata transport uhita ugenda aguha hari dokima yanjye iri muri file iri muri tiruwari yakabati kaba muri ofisi yanjye mu rugo aziguye uzizane simbuka nibyo byonyine nyine ugende kuri gahunda yanjye tuziranye wowe kumenyana nawe n'ibiki byose urumva
ntuzi gahunda se utangiye kunsubirishamo kandi akagenda dusoza turatuntu deni mutenge mu sawa simbuka bigire bwangu kandi uzume amakuru neza ukuntu nyine muba mwavuganye ariko mana yanjye kubera iki wahisemo ko mba muri buno buzima kuko kandi mfite ababyeyi bose mana ndakwinginze mba hafi muri buno buzima kandi umpe umutima ukomeye mbashe kwihanganira ibyo byose nyuramo. Halo? Halo? Zamura ijwi ntabwo nkumva neza. Halo? Niyo mvuga. Ntabwo nanakumenya. Ko wahinduye nimero se? Kareka itigo yawe nayo nari mfite. Rukundo arameze neza nta kibazo. Waya ko yiga se ariga yaratsinze rwose yaranimutse nta kibazo afite. Kwa mbere azatangira n'abandi. Waya ni kwangayikisha rwose ibibazo byose ndabikemura ariko se nawe azamara nabwo ntugahangayike umwana waramumpaye byararangiye ibibazo bye nabwo ko ngiye kubisapotinga ntibizakugore no kuzana ntabwo ari ngombwa kuzangana ubwo neza ikibazo urumva rero afite ikibazo kandi nabona araguhamagaye nta kibazo rwose wige uzakenera gushaka gura n'umwana jya umubwira hanyuma tu meeting samoya not hano mu rugo rwose. Oya. Kwa nyirakuru ntabwo byakunda. We nande se? Baba barakumva. Rwose ruhuka ibyo bintu ngiyewe ubigira ibyanjye kandi bizakunda. Sawa rero ibihe byiza. Kandi jya ukoresha nimero yawe, izi nimero se umuntu aba atamenyera n'igihe umuntu atazitaba sometime. Sawa. Ako se bite byawe? Ubwo nase mufite kujya ku kazi meze gute? Guteze. Umuhagarika nkoresheje amaboko ntabwo kunyemerera niyo mpamvu nkoresheje amaguru. Ariko imitego yawe ntigira akagero. Kambwira meze bite se? Kureba ko mugiye ku kazi usabye. Si humba ari kote. Iki gikote muri biro. Stress nsigaye mfite no kwitaba bisigaye binanira. Si byo nakubwiraga. Waretse nkaguha umwanya wo kugira ngo wawe arimo aranzengereza kuryama sindyama. None utangiye kubona ibyo nakubwiraga. Ntabwo numva nabuze n'amakoti ku buryo kampita ngenda nirukanga nzakora ikimana yanjye. Eragura mfite. Tuzi. Waya uretse njye kukazi sikumva tutumenya. Ikibazo cyawe rero. Ngiye nicyo kintu dupfa. Oya genda. Ndabyanze. Usibye mugende bite ne kujya ku kazi se? Oya ntabwo mvuze ngo were kujya ku kazi ariko banza wumve n'ibyanjye.
kukuyambira nibura umunota umwe urumva bikoje ibyo ngibyo ntabwo mbyanze ariko ihangane usibye wahore bivuga umugore wawe ubundi wari wabona n'umunsi wari mwafata mwegereye Fabi wajya inyumva yamva mubwire ihangane basi niza turasubiraho ahubwo kubera icyo wari untega iminsi uyu munsi mbabare beze kuba finale sibyo ariko mbabarira amasaha yagiye mu by'ukuri mbabarira akoze ko nagira akazi saa moya n'igice si wikorera ese ko nikorera byatuma nangiza akazi gusa abakiriya bari buze ukambura cyangwa se abantu bashobora kuza muri wangije imitima y'abantu bakeya harimo n'uwanjye basi ihangane ndakwemerera urabizi ngajya kajya ku kazi Ako se umugore batumutse muri shambara gasanga. None se ubukoza aha. Aha yewe ntabwo nkwemerera. Ako se mbabarira ngenda nza tukimura ikibazo kandi ndi tayari ibyo mbwene mudabyumva amarangamutima yawe naza kuyumva. Sipe bebe ba yangane sipe. Oya aha. Ako se. Nani ndavuze nduru. Nyine bikora ntabwo mbyemera aha niho ushaka amasaha yantwaye bizagira umwanya waje basi merekeza ufata igikapu merekeza wabikoreye aho yamerekeza basi ndetse urajya kubikora ku muhanda merekeza tugende ihangane ufata igikapu ntabwo nkwemerera kugenda basi ngo nimubwire oya winjijisha ariko ntabwo ndi umwana ujijisha nakubwiye ngo amasegonda uvuze hano ubu birangiye twigira imbere tumubwire basi bamubwire hako ntukajya ushuka Fabi bikora ariko babarira basi ihangane bikora akusubira mukuru wawe bizagenda gute kweri kugira ngo uzatuvumbura tudatera kabiri umugore nose wakihanganye njyewe yakabanga sibyo njyewe yakabanga ngakagenda sibyo tugeze kwisubira